mu isura ya 112 haravuga ngo kuri Allahu ahad, vuguti ni Imana imwe rukumbi. Allahu samad, ntiyabyaye kandi nta nubwo yabyawe. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ntiyabyaye kandi ntiyabyawe, nta n'ikisa nacyo mu byaremwe byose. Urumva aho ngaho ngo niba ngo nta kisa nacyo mu byaremwe byose, mu gihe twebwe Imana yacu ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho agira ishusho nk'iyacu. Urumva ko ari Imana ebyiri zitandukanye. Aya ntago navuga ko Yesu bamwemera, ariko iyo bashaka kubeshya abantu bavuga ko bemera Yesu ngo ndetse bamwemera ngo kuturusha. Kuko iyo uvuze ngo Yesu ni intumwa y'Imana, ubu mugereranyije wenda nka Poso Yongwe ukamugererana na ba Mutabazi n'abandi bose, Yesu ntago ari intumwa. Bahita bakoresha inama mu rugo, baravuga ati ubwo twakubwirije ukanga, twagahana ukanga, bikaba byanze tuguhinduye igicibwa, turakwirukanye. Mama wanjye aravuga ati ntago nyiri umubyeyi wawe, nimfa ntuzaze kumamba, nawe nimfa sinzaza kuguhamba. Nifuzaga rero kuba nagura ibyuma bya studio, none ndavuga ni Imana wamaye amafaranga ngashinga studio yanjye. Nibwo rero Eliminati yasanze muri ako gahenye amafaranga, nibwo yahise yandikira message irambwira ati ukume ikigero urimo cyose turaguha amafaranga. Ndagusuje kandi nagushimiye wowe mukunzi wacu kuba ugarutse kureba ibyo twaguteguriye. Iri ni Isezerano TV. Kuri kamera zacu turi kumwe n'umupapa. Ngira ngo n'ubwa mbere ku Isezerano TV, ariko wenda bakurikiye izindi channel mujya mumubona, ariko kuko ari ubwa mbere ku Isezerano TV reka banza twibwire. Muraho neza, Yesu nashimwe cyane. Amazina yanjye nitwa Ndayisenga Shafi. Ndi umugabo ndubatse, ndi umuvuga butumwa, ndi umwigisha, ndi n'umugenzi ugana mu ijuru. Shafi, amakuru se? Amakuru ni meza, ndaho ndashima Imana. Yego. Uvuze ko uri umuvuga butumwa bwiza, uyu munsi muri kubona uko muvuga biboroheye? Uyu munsi nago kuvuga ubutumwa n'ubundi byahagarara, turacyabuvuga kandi mu buryo bwose Imana igiye icinzira. Ubutumwa turabuvuga haba kuri social media, haba igihe cyose uganiriye n'umuntu munari kumwe muganira muvuga iby'Imana, ubutumwa buravuga. Nago kuvuga ubutumwa no kujya ku ruhimbi cyangwa se ku gatuti, ahubwo igihe cyose umuntu ari kumwe n'abapagani, si byiza ko tuganira ibintu byo gusebanya cyangwa se ibintu by'amatika, ahubwo tuba tuvuga ijambo ry'Imana, twungurana, tuhugurana, tuba turi gukorera Imana no muri ubwo buryo. Ndumva uko biri turashima Imana, akanya n'agahigenda iduha ko kuvuga ubutumwa, n'ibindi bizagenda bikoreka. Imana ibamugisha. Ubwo uri umuvuga butumwa bwiza rero, mbere yuko twinjira mu kiganiro reka ubanze dusabire udusengera. Yego Mana, turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye ko uri Imana nziza, uri Imana idukunda. Tugushimiye uburyo twitaho ku manywa n'ijoro. Tugushimiye aka kanya keza umaye ko kuboneka imbere za kamera z'Isezerano TV. Ndakwinginze rero ngo ubane nanjye, nshoboze ibyo mvuga byose, Umwuka wawe wera anyobore. Uwiteka Nyiringabo Imana, iki kiganiro kihindure imitima ya benshi yabaye akahebwe. Iki kiganiro gikomeze kandi gisubizemo imbaraga udukurikiye, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo uduhana n'abera bose, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Utubwiye ko witwa Shafi. Shafi ko nzi kubundi rikunze kuba ari izina ry'Abayisilamu. Nawe wigeze kuba Umuyisilamu cyangwa n'ubu ngubu nuko bimeze bite? Okay, nigeze kuba Umusilamu kandi ubirimo neza. Nari ndi ku rwego rushimishije. Mu rugo iwacu n'Abasilamu bose, ninjye njyenyine wavuyemo nari Umusilamu. Nyuma y'uko rero mbaye Umusilamu, numvaga ko ndi mu idini y'ukuri nkuko Abayisilamu bari bagenzi banjye bakunda kubivuga, ariko nyuma yaho nza kwakira agakiza, nza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, mbavamo. Nuvuga ngo n'uyu munsi mu rugo baracyari Abayisilamu iwanyu mu muryango? Mu rugo baracyari Abasilamu, kandi umuntu wese yari mu idini runaka abazi ko n'ubundi asenga Imana y'ukuri, abandi bayobye. Muri rwego nanjye numvaga ko Allah subhanahu wa ta'ala Imana nkorera ariyo Mana abarokore bakorera, ariyo Mana n'andi madini akorera, ariko naje gusanga bitandukanye, kandi mpamagarirwa cyangwa se ngirirwa ubuntu bwo gukurikira Imana nyakuri, mbiheshejwe no kwizera Kristo nkaba umwana we, narangiza
mwizera ntashidikanya ko mfite ubugingo, kuko ndi mu basilamu numva narashidikanyaga, ntago numvaga niko nzajya mu ijuru cyangwa ntazarijyamo. Naricaraga nkumva bitewe n'ibyaha mfite ijuru ntazaribona, ariko twebwe muririmbyi yaravuze ngo twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru, ngo ni umwuka wera. Ubu ngubu aho nakire Kristo, nakiriye ubugingo, nakiriye ubuzima buhoraho, mba nizeye nashidikanya yuko ijuru mba ndifite kuruta uko ntari mfite ibyiringiro nyikiri mu basilamu. Utubwiye ko Imana wasanze zitandukaniye hehe? Aho bitandukaniye muri Qur'ani nayo ubwayo irabivuga. Mu isura ya 112 haravuga ngo kuri Allahu ahad, vuga uti ni Imana imwe rukumbi. Allahu samad, ntiyabyaye kandi nta nubwo yabyawe. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ntiyabyaye kandi ntiyabyawe, nta n'ikisa nacyo mu byaremwe byose. Urumva aho ngaho ngo niba ngo nta kisa nacyo mu byaremwe byose, mu gihe twebwe Imana yacu ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho agira ishusho nk'iyacu. Urumva ko ari Imana ebyiri zitandukanye, ntiyabyaye kandi ntiyabyawe. Twebwe Bibiliya ikatubwira ngo iki cyangwa icyakora bamwemeye bakamwizera yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Twebwe yacu irabyara kuko yaratubyaye kubwo kwizera Kristo, tukahinduka icyaremwe gisa, tugapfana nawe, tukazukana nawe, tugahinduka icyaremwe gisa, tugahinduka abana b'Imana kubwo kwizera Kristo. Iyacu irabyara ariko y'abasilamu ntibyara. Twebwe dusa n'Imana ariko y'abasilamu nta kisa nacyo, ntisa n'abasilamu, ntisa n'inyamaswa, sinzi uko isa nyine. Ubwo urabyumva, urumva ko ari Imana ebyiri zitandukanye. Uko nguko niko Bibiliya igenda ibivuga, nako Qur'an igenda ibivuga. Nguko ukuntu navuye muri Islamu nkurikira Imana ibyara, nkurikira Imana iremye mu ishusho nk'iyo ndemyemo, nkurikira Imana itanga ubugingo cyangwa se ubuzima buhoraho bwo kuzabaho iteka ryose nyuma y'ubuzima. Ese ko numvishe uvuga icyarabu cyinshi, wari warakize cyangwa ni icyo wamenyeye mu idini gusa? Ubundi na Bibiliya iratubwira ngo umurimo wese ukora, umurimo wose werekeje amaboko ukorana umwete. Njyewe ibintu byose ngiyemo mbikorana umwete, mbishyiramo imbaraga nyinshi cyane, kuko ndi umusilamu. Abasilamu bagiye batandukanye, abana babo babatoza idini, babatoza babigisha icyarabu bakiri batoya, bagifite nk'imyaka 5, 6, 7 kuzamura, bakarinda bakura bakiga Qur'an. Rero nanjye ndi mu bantu batojwe nyikiri umwana, ntozwe ubusilamu, nta yindi dini nari nzi. Nakuriye n'Inyamirambo, urumva nabonaga abasilamu nkareba yiga nkabona n'abasilamu. Natojwe dini bya hatari, ubwo urumva nyine nta kuntu naba ntakizi icyarabu, nta n'ukuntu naba ntarimbi sobanukiye ibyo nari ndimo. Gusa iyo ikidashyitse kibonye igishyitsi, ikidashyitse gikurwaho hakaboneka igishyitsi, akaba aricyo kimira ikidashyitse, niko Bibiliya itubwira. Ubwo rero ntago mbizi ku rwego rwo hejuru ruhambaye ngo mvuge ngo ndi umuhanga cyane, ariko urwego nari rundiho rwari rushimishije, kandi neraga n'imbuto nari n'inyangamugayo mu rwego rwo kugira ngo ngaragaze n'ikinyabupfura. Hari igihe umuntu aba ari mu bintu mu idini runaka ariko ukabona adashobotse, ukareba niba ari umusilamu, anywa itabi, anywa inzoga, akora ibiki. Ibyo ngibyo bibaho n'umubare kore turabafite. Ariko ngewe cyakoza niyo nabikoraga, nanywaga inzoga, wenda nkakora n'ibyaha bigiye bitandukanye nk'umusambanyi cyangwa iki, ariko nge nabikoraga bwihishwa, nta muntu wabaga agize gute abizi. Ariko muri uko kubikora bwihishwa, ibyo byose numvaga umutima ucira urubanza, nkumva ko nta juru mfite. Umutima wanjye nkumva hari imyizerere mu Islamu bavuga ukuntu ngo umuntu watoye ashahadu ku bantu batabizi, ni ukuzamura urutoki rwawe ukavuga ngo ashahadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah, ugahamya yuko Muhammad ari intumwa y'Imana, ugahakana Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ibyo bintu nicyo bivuze ibyo ngibyo se? Ibyo bintu bitabiguhesha kuba umuyisilamu. Hari abantu rero bajya bakora ibintu batabizi, umuntu akagera akavuga ngo ndashaka kuba umusilamu. Bibiliya itubwira ngo iki? Umuntu wese uhakana Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, uwo niwe antikristo. Kugira ngo ube umuyisilamu, ikintu cya mbere bigusaba ni ukuzamura urutoki nk'umuhamya uzagushinja ku munsi w'imperuka, ukavuga ko wihakanye Yesu ku mugaragaro ko ari umwana w'Imana, ukamugira intumwa, mwambuye ubwana bw'Imana bwe, mwambuye ubumana bwe, ukongera ukanavuga yuko Muhammad ari intumwa y'Imana. Ibyo bintu bitabikugira umusilamu, nicyo bita shahadu. Bivuze ko Yesu bamwemera nk'intumwa y'Imana, niba ngo baramwemera mu myemerere yabo. Ntago navuga ko Yesu bamwemera, ariko iyo bashaka kubeshya abantu bavuga ko bemera Yesu ngo ndetse bamwemera ngo kuturusha. Kuko iyo uvuze ngo Yesu ni intumwa y'Imana, ubu mugereranyije wenda nka Poso Yongwe, ukamugererana na ba Mutabazi n'abandi bose, Yesu ntago ari intumwa. Iyo uvuze ko Yesu ari intumwa, ubu mutesheje agaciro.
Bibiri tubwira ngo iki, ni Imana yigize umuntu kugira ngo ize kuducungura, ni Imana ikorera mu butatu butagatifu. Jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nta kitararemye nawe, kandi uwo jambo ni Yesu. Yesu rero ni Imana yigize umuntu, iza kwitamba, aza kuba umutambyi, aza kuba igitambo kugira ngo aducungure, yishyireho icyaha cyatewe na Adamu wa mbere, ahinduka icyaha, narangiza kibambe ku musaraba, napfa azukana nawe. Icyambere ntibemera Yesu, uko yavuze ngo ni intumwa y'Imana, uwo n'indi Yesu ntazi, ntago ari uwo nguwo twizera. Ikindi ntibemera ko yapfuye, bavuga yuko ngo bagiye hari umuntu bita Simoni w'umunyakirene watwaje Yesu umusaraba, uwo nguwo Bibiliya irabyemera nyine ko yawumutwaje. Bavuga yuko babambye ngo uwo nguwo Simoni, ngo Imana ngo yabahumye amaso ngo bakabamba Simoni uwo nguwo w'umunyakirene, ngo atari Yesu babambye. Iyo uhakanye Yesu Kristo ko yapfuye, nta kumuhakana, nta kutamwemera kurenza uko kunguko, kuko agakiza gasingiye ku musaraba, agakiza gasingiye mu rupfu rwa Kristo, kagashingira mu mbaraga ziboneka mu kuzuka, arizo zituma twitwa abana b'Imana tugahinduka icyaremwe gishya. Sinavuga rero ko abasilamu bizera bemera Yesu, nicyo ni ikinyoma. No kuvuga ngo bo bavuga ko Simoni ari we wabambwe, Yesu atigeze abambwa. Bakavuga se ko yazutse uwo Simoni? Ukuntu babivuga, bavuga yuko babambye Simoni, mu gihe babambaga Simoni ngo Yesu Imana Yesu imujyana mu ijuru. Hari n'irindi jambo bakunda gushingira bakabyemera ko Imana yamujyanye mu ijuru. Bemera ko Yesu yagiye mu ijuru adapfuye. Ibyo ngibyo barabyemera. Noneho ukibaza niba Yesu niba bemera Yesu kari intumwa y'Imana, akaba yaraje mu isi, yaje kumara iki niba ataraje gupfa? Kandi tuzi ko misiyo yazanye Yesu nyamukuru ni ugupfa, agapfira abari mu isi bose, akishyiraho icyaha. Bibiliya tubwira ngo nk'uko icyaha cyazanwe n'umuntu umwe ari wa Adamu, ni nako uwagikuyeho ari umwe ari wa Adamu ya kabiri ari we Kristo. Icyaha ntago ari ikintu cyangwa igikorwa, icyaha ni umuntu ari wa Adamu. Ni nawe rero yishyizeho icyo cyaha, nawe akibamba ku musaraba. Wivuze ngo rero ntiyapfuye, ubu mupfobeje ubukristo, ndetse nta nubwo ubumwemera, nta kumuhakana kurenza uko nguko. None se niba bavuga ko Yesu yagiye mu ijuru adapfuye, bakaba babyemera gutyo, kandi nyirango bemera ko Muhammad yapfuye, kuki batamuha agaciro kandi we noneho yarabashije kugenda adapfuye, mu gihe Muhammad bemera cyane we yapfuye? Ubundi kuba batamuha agaciro, Yesaya yarabivuze, yarabahanuye, yaravuga ngo bafite amaso ariko ntibareba, bafite n'amatwi ariko ntibumva. Korani y'ubwayo muri surati Mariyamu iravuga ngo, ibwira wowe bita Mariyamu cyangwa se Mariya, umwuka wera zakuzaho. Mariya ubwo ni nyina wa Yesu, cyangwa se Mariyamu mu cyarabo niwe bavuga. Muri surati Mariyamu, isura yitiriwe Mariya nyina wa Yesu, muri Korani irimo. Korani ikavuga ngo umwuka wera zaza kuri Mariya, ngo narangiza asaminda, ngo iyo ndazasama, ngo umwana azamwite Yesu, ngo azaba yera, ngo nta n'icyaha azaba afite. Korani ivuga neza ukuntu Yesu nta cyaha yakoze, iramuhamiriza, ikavuga yuko kandi nta atabyawe n'umugabo n'umugore, ahubwo yabyawe n'umwuka wera hamwe na Mariya. Ariko nubwo biri muri Korani, bihishwa amaso yabo, ntibashobora kubyitekerezaho ngo babisesengure, ngo bibahumura amaso nibarangiza bamuyoboke, ahubwo bahitamo guha agaciro Muhammad. Kandi Muhammad, ngo impamvu bamuha agaciro narayimenye, cyangwa se mu Islam twajyaga tubivuga, impamvu bamuha agaciro Muhammad kuruta Yesu, ngo nuko ari we wasozereje intumwa ngo n'abahanuzi. Ngo rero ngo igihe cya Yesu ngo cyararangiye, ngo nyuma yaho ngo haza igihe cya Muhammad. Kandi Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya itubwira ngo ihereye kera isi itararemwa wowe yarariho, Kristo yarariho, noneho n'ubu ngubu aracyariho. N'igihe agiye mu ijuru yohereje umwuka wera, avuga ngo nzawohereza umwuka wera, nzawohereza umufasha abane namwe, kuko Kristo n'ubu ngubu arahari, abana natwe mu mitima yacu mu buryo bw'umwuka wera. Yaravuze ngo iki gifite akamaro nuko nagenda, kuko nibyo byiza, nibyo bifite akamaro. Uko Yesu afite umubiri ntiyabayeraga hose icyarimwe, kuko yari afite umubiri, ariko uyu munsi kuva ari mu ijuru abera hose icyarimwe, mu bizera, mu bamwemera, agenda abera hose icyarimwe. Rero ntago bemera Yesu ngo igihe cya Yesu cyararangiye, kandi igihe cya Yesu ntikirarangira. N'uyu munsi ubwami bw'Imana burahari kandi buracyakora. Yes. Reka noneho twinjire mu buhamya bwawe, utubwire uko waje kuva muri Islam. Nubwo tutamenye neza uburyo wayibayemo, ariko wenda twabiganireho, ariko noneho tuze kureba ese Shafi yaje kuva muri Islam ate, yaje gukizwa gute? Murakoze. Mbere yuko nangira ubuhamya bwanjye, reka dusome izina jambo ritoya kugira ngo tubashe kibashe kutuyobora mu buhamya. Turasoma mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva, ibice 20 kuva ku murongo wa 4 n'uwa 5. Handitse ngo
ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa ba se, nkageza ku buzukuruza ndetse n'ubuvivi bw'abanyanga. Yesu ashimwe cyane. Rino jambo dusomye riratubwira ngo ntukiremere ibishushanyo. Abantu benshi rero barema ibishushanyo, barangiza uko kubirema na Bibiliya itubuza kurema igishushanyo. Biratangaje kubona mu nsengero zimwe na zimwe ntavuze, usanga babaje nk'igishushanyo ngo cya Yesu, bakabaza nk'igishushanyo cya Mariya, ugasanga bari kukikubita imbere barimo bararira. Noneho ukibaza, aba bantu bazi Bibiliya, aba bantu basomye Bibiliya, ntukiremere igishushanyo. Nigeze kubaza umuntu umwe, nigeze kubaza Mansera ati se kuki musenga ibishushanyo biri imbere yanyu, biri mu biriziya, biri ahantu? Nize mu Ruhango kuri groupe scolaire Ndangaburezi, hari ahantu bita kwa Yezu Nyirimuwe, hari igishushanyo cyitwa ngo icya Yesu nyine kinini cyane. Icyo gishushanyo nacaga mbona abagore bakikubita imbere barimo bararira, nkajya mbwira umuntu wari inshuti yanjye mu Katolika mugani, se kuki musenga ibishushanyo? Amanye ntago tubisenga. Niba mutabisenga se reba uri kugisenga ngahita mwereka nk'ibimenyetso. Arimo arakikubita imbere arira, akibwira ibibazo bye, kandi burya yavuye na hari arasubizwa. Buriya ntago ari Imana ibimusubije, kuko abasubijwe n'iki? Abasubijwe n'imyuka mibi yo mu kirere, ya yindi Paulo yagiye avuga. Noneho ugasanga mu nsengero, mu biriziya, amahane agiye atandukanye n'amadini atandukanye, bafata ibishushanyo bakabyiremera. Hari n'ikundi kuntu biremera ibishushanyo, ugatangira mu mutima wawe kwimika ikindi kintu kitari Imana. Ushobora kwimikamo umugore ukumva ukamushyira imbere kuruta Imana, ushobora kwimika umugabo wawe, ushobora kwimika amafaranga cyangwa akazi. Ibyo byose ni ukwiremera ibishushanyo. None Bibiliya ikatubwira ngo ntukakiramye, ntukakikubite imbere. Hari abantu rero babyikubita imbere bakabirira. Hari ijambo nshaka ko kugira ngo mvane mu matwi y'abantu badukurikiye, ryamaze kuba nk'ihame kuvuga ngo abantu bose dusenga Imana imwe. Imana ziratandukanye. Njyewe Yesu nizera, Yesu wampfiriye ku musaraba agapfa ku munsi wa gatatu akazuka, siwe ubajwe mu gishushanyo njya mbona abantu bikubita imbere bakaturika. Njyewe Yesu nizera, siwe mbona mu biriziya bamanitse. Uwo nizera nta muntu uzi ishusho ye. Uwo nizera ntago Yohana yaramubonye ngabona uburyo afite amaso ameze nk'umurabyo, abona uburyo afite akanwa kameze nk'inkota ityaye ifite amugi imbere n'inyuma. Ntago rero iriya shusho imeze nk'uko Yohana yamubonye. Ntago dusenga Imana imwe. Islam ifite Imana itandukanye n'abarokore. Nayibabwiye nabisobanuye. Akatolika nabwo uriya Yesu bavuga w'ikibumbano, twebwe uwo twizera wadupfiriye ntago ari kiriya kibumbano. Ngiye mvuga ukuri ntaciye ku ruhande, kuko si byiza ko abantu baguma kuguma mu rungabangabo. Si byiza ko abantu baguma kugendera mu kigare batazi ibyo barimo. Ugomba gusenga ugakurikiza Imana by'ukuri, cyangwa ukabivamo ugakora ibyaha ukamaramaza, kuko nubundi kwiyoberana n'ibyo bibi kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Rero nanjye nkomeje ubuhamya bwanjye, nari umusilamu nkuko nabibabwiye, nahoze nyine umukino wa kungufu cyangwa se umukino njyanugamba nyine mu bwoko bwa karate n'ibiki byose, nyine tekinike ya wushu. Uwo mukino wa kungufu rero nakinaga nawukinye imyaka igera muri 3, nyuma yaho nza kuba metre. Wari warabyize hehe? Nari narabyigiye mu kigo nizemo muri groupe scolaire Ndangaburezi. Ikindi nari mfite Imana ikomeye cyane, nari ndi mu bantu babasha gutegura iminsi mukuru ku rwego rw'igihugu cyangwa se rw'akarere. Noneho nkatumira abakuru b'ingabo mu ntara y'Amajyepfo, nkatumira abakuru ba polisi, nkatumira abashinzwe uburezi, bakaza baje bakavuga ijambo. Ari njyewe shafi mfite ijambo rya nyuma, ari mfite ijambo nyamukuru inyuma yabo banyacyubahiro bose. Imana nyine sinavuga ko Imana yagiye inzamura muri ubwo buryo. Muri kungufu nayo mfite Imana idasanzwe, nashobora kuba narwana n'abantu barenze 5 cyangwa 10 ndumwe. Nakoresheje intwaro, nkoresha ingumi n'umugeri, cyangwa akoresha mucako. Nari nzi gucangisha mucako ebyiri, nari nzi gucangisha kendo, cya kibando cy'abashinwa bikaraga bakagira. Nari nzi kurwana mu buryo butandukanye. Abantu bize muri groupe scolaire Ndangaburezi abenshi baranzi. Nyuma rero nibwo naje biraza kungufu nize, biraza kugira aho bihurira n'ukuntu nakiraga kiza. Nibwo muri uko gukina mfite impano idasanzwe ndetse abantu bifuza kuba nkanjye, nibwo noneho naje kugira inzozi zidasanzwe. Ariko ntararenga aho ngaho. Ndi umusilamu, najyaga nsenga turi mu gisozo cya Ramadani. Hari iminsi 10 ya nyuma mu gisozo cya Ramadani, kuko kifite iminsi 30, ndakeka no muri no minsi kirarangiye igisibo. Iyo minsi 10 ya nyuma
iyo minsi 10 ya nyuma nibwo habonekamo ijoro bita Lailatul Qadr. Iryo joro ni ijoro nyine riza bibiri Qur'an ivuga yuko aryo ryamanuwemo Qur'an ivuga yuko kandi umuntu uzahura naryo ikintu cyose azasaba Imana muri Islamu izakimuha. Iryo joro subwira uribwirwa niki? Iryo joro kugira ngo rize intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategetse yuko uzasenga ngo umunsi wa 21, 23, 27, 30 iryo joro rizaboneka muri iyo minsi. Ngiye noneho kugira ngo nyemeze neza nasenze iyo minsi yose guhera kwa 20, 21, 22, 23 iyo minsi 10 yose ndayisenga ndayirangiza kugira ngo iryo joro itazancika. None se ubundi iyo bari mu gisibo singira ngo basenga buri munsi? Basenga buri munsi bakaniriza buri munsi, ariko iyo misengere ndi kuvuga ni igihagararo cya tahajudi. Hari amasengesho ya Isha'i basenga guhera saa 4 guhera nyine saa 1 saa 2 bakageza mu masaa 4 bagataha. Hari n'indi sengesho basenga ryo kurara usenga mpaka bukagukeraho bagita tahajudi. Iryo sengesho rya tahajudi niryo basenga muri iyo minsi 10 ya nyuma kugira ngo uhure n'iryo joro rya Lailatul Qadr. Abasilamu benshi rero ni bakeya bahuye naryo, kandi kugira ngo uhure naryo bisaba kubura umuntu ugira intego kandi ugiharamagara. Ngiye rero ndi mu bantu bahuye n'iryo joro rya Lailatul Qadr, ndi mu bantu basenze iyo minsi 10 barayirangiza. Njye nyine abantu bose twatangiranye byarabananiye. Barahari n'ubu ngubu nibankurikirana bazagenda babibona. Nagiye nsenga mu bintu rero nasabye muri iryo joro nabwiye Imana ati ngiye najyaga nsenga muri Islamu nifuza kujya mu ijuru, nifuzaga kuba nazamuka nkagera ku rundi rwego, noneho nkazajya mu ijuru. Ntago nifuza kuzajya mu muriro, kuko umusilamu yasenga aba yifuza kuzajya mu ijuru, umukatolika yasenga aba yifuza kuzajya mu ijuru, noneho n'umwadeperi yasenga cyangwa se umupantekote yasenga aba yifuza kuzajya mu ijuru. Ntago nari ndi mu bantu bari muri Islamu bavangavanga, ntago nari ndi mu bantu bari muri Islamu bakora ibintu bidahuje cyangwa se bidafututse. Nari mfite gahunda yo kuzajya mu ijuru, ni nacyo kintu nasabye Imana. Ndavuga ni Imana, ndifuza kuzama ijuru muri iryo joro rya Lailatul Qadr rije. Ndavuga uzama iherezo ryiza, icya kabiri uzama amafaranga, icya gatatu uzama amahoro mu rugo, kuko nta mahoro mu rugo twari dufite. Nubwo mubona ingo nyinshi z'abasilamu nta mahoro abarimo rwose, nta mahoro, ni imiguruko, nta mahoro abarimo. Kuba rero nta mahoro nari mfite si cyari ikibazo, ahubwo nuko ntari nzi ahantu njya gushakira amahoro. Bibiliya tubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kubiteka avuga. Kristo niwe mahoro yacu, iyo umufite nibwo uba ufite amahoro. Nta mahoro rero nari mfite ndi umusilamu, niyo mpamvu nari mfite ishyaka ryo gusenga Imana imeherezo ryiza, amahoro, izame n'amafaranga, mbeho neza muri buno buzima. Nibwo rero naje kurota inzozi natinze, inzozi nzirota ndahantu ndyamye. Noneho ako kanya ngiye kubona mbona ndahantu mwishyamba muri competition zo kurwana. Mu gihe ngiye kurwana ndakubitwa, ndatsindwa. Noneho ndibaza nti kubera iki nsinzwe. Mu gihe ndimo ndagenda, noneho ngeze mu nzira mwishyamba ndi gutaha, ndacyari mu nzozi, ndacyari mwiyerekwa, mbita mbona umuyaga wa serwakira wizunguza, urizunguza cyane. None muri uwo muyaga hahita havamo ijwi rimbwira ngo urashaka imbaraga zidasanzwe z'imyuka mubi, urashaka imbaraga zidasanzwe kugira ngo ubutaha muri competition uzatsindwe uzajya unesha. Ndangije ndibaza se izo mbaraga ni bwoko ki? Ndi umusilamu ndi gusenga muri iyo minsi 10 ya nyuma mu kwezi kwa Ramadhani. Nabwiraga Imana ni uzama imbaraga nk'izo nabonye muri Bibiliya Samusoni wamuhaye, kuko nubwo Islamu idakitemera Bibiliya yose, harimo ibitabo bagenda bemera. Harimo ibitabo bya Mose, harimo ayo Taurati, harimo ibitabo bigiye bitandukanye by'ubutumwa bwiza barabyemera bwa Yesu Kristo, nabwo hakabimo amagambo amwe namwe batemera, none n'ibindi bigiye bitandukanye. Numvaga nshaka imbaraga nk'iza Samusoni, imbaraga z'Imana zitutse mu ijuru, kugira ngo nzabashe kuzikoresha umunsi nagiye kurwana jihad, intambara ntagatifu y'abasilamu. Noneho nkavuga ni numaze irambaraga nk'iza Samusoni, nkiyongeraho zino tekinike zo kurwana mfite n'uburyo ndwana kandi mbona mfite Imana. Niturwana jihad igihe runaka kigeze, nzabasha kwirwanaho, nzabasha kurengera idini yanjye ya Islamu, nzabasha kugera ku kigero gihambaye, kandi nzabikora kugira ngo ukomeze guhabwa icyubahiro. Ni muri urwo rwego nashakaga izo mbaraga, ariko noneho iryo jwi rimbwiye ngo ni imbaraga, ngo turashaka kuguha imbaraga zidasanzwe. Ndangije ndibaza ngo izo mbaraga ni bwoko ki? Rirambwira ngo ni imbaraga z'amahembe, bita numva ari imbaraga z'imyuka mibi atari imbaraga z'Imana.
kubera ko ngewe nari ndi mu mwanya wo gukoresha imbaraga z'Imana, nibwo navuze ati noneho izo mbaraga zanyu ntago nzishaka, nkurikirwa n'umudayimoni w'umukobwa, nkurikirwa n'inzoka. Barambwira ati wabyanga wabyemera izi mbaraga turaziguhereza, nutazifata turakwica. Ndi umusilamu narigeze kumva ubuhamya bw'umuntu witwa Alice ngo wagiye kuzimu, aravuga ngo iyo uvuze Yesu ikuzimu barakangara, aravuga ngo iyo uvuze Yesu byashoboka ko bavuga Yesu iri kuzimu kuko ahita hasenyuka inganda zire zose zikarimbuka. Noneho mbitekerezaho ndi umusilamu, noneho ndibaza kuki ivuze Yesu abadayimoni bagenda bakanahunga ndetse ni kuzimu bakakangara, izina Yesu rifite izihe mbaraga? Ese Yesu ni muntu ki? Ese Yesu kuki atandukanye na Muhammad? Kuki tuvuga Muhammad, kuki tuvuga Allah subhanahu wa ta'ala nagira ikintu kiba? Ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye, Yesu, izina Yesu rifite imbaraga. Bibiliya tubwira ngo ikintu cyose muzasaba data mu izina rya Yesu ngo nawe azajya ahera ko akiduhereze kubera iryo zina. Iri zina rero rya Yesu niryo zina tubasha kwihana tukizana amaraso y'umwana w'Imana tukababarirwa ibyaha. Ndagira ngo mbwire umusilamu udukurikiye, wirirwa usaba Imana imbabazi ngo ikubabarire ibyaha ariko ntishobora kukubabarira, kuko inzira yo kugira ngo Imana ikubabarire nuko wizera Yesu, Imana ikakurebera mu maraso ya Yesu. Kuva rero utamwizera nta kubabarira ibyaha kuhari. Kumwizera kandi si ukuvuga ngo ndamwemera ngo ni intumwa, uko siko bizera Yesu. Kumwizera Bibiliya tubwira ngo umuntu nankunda yitondera amategeko yanjye. Kumwizera ni ukwemera ko yapfuye, kandi abenshi nimwemera ko yapfuye, ukemera ko yazutse, wamara kubyemera ukabyizera. Bibiliya tubwira ngo umuntu niyatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ngazakizwa. Nigihe rero utarabyatura ntunamwizere, ubutara umwana w'Imana, ubutaramukurikiye, ntago ibyaha byawe wabibabariwe, nubwo wakesha amahoro mu mutima wawe uzashiduka urimbutse Imana ivuze. Ariko nutizera Kristo ntago. Ikindi ngomba kuvana mu matwi y'abantu badukurikiye, ibintu byo kuvuga ngo amadini yose arimo umugeni, ibyo ngibyo ni ikinyoma. Niba inzira Yesu avuga ngo ninjye nzira, ukuri ndetse n'ubugingo, nawe uzajya kwa data ntamujyanye, ukambwira ngo idini ryose ririmo umugeni. Ese amadini yose niba harimo atemera Yesu azajya mu ijuru gute kandi ataye inzira? Niba Kristo ari we nzira abakaba badashaka kumucaho ngo bajye mu ijuru, bazajya mu ijuru gute? Niba ari we rembo bazaca muri herembo, uzaca mu irembo rya Muhammad se wapfuye akanga kuzuka? Uzaca mu irembo rya Buddha se wapfuye? Uzaca mu irembo se rya Ryangombe wapfuye? Abo bose barapfuye, ariko nta muntu wigeze uzuka nk'uko Kristo umwana w'Imana yazutse. Yesu ashimwe cyane. Nyuma yaho nibwo naje kurota, muri izo nzozi narotaga, ndavuga ngo ndamita ntokesha maze kumva ko izina Yesu rikomeye, ndatokesha mu izina rya Yesu, ndavana toka shitani mu izina rya Yesu. Umudayimoni w'umukobwa agatumbagira akagwa nk'ariya, n'inzoka bikagwa hariya. None kandi ndi umuyisilamu, kuvuga izina rya Yesu byonyine mbona bifite imbaraga, kandi ntari umurokore, iryo zina ryonyine nkumva rifite imbaraga zikomeye cyane. Nyuma yaho umudayimoni araseka cyane, arambwira ngo Yesu uwo nguwo uri kuvuga ntago yagutabara, ahubwo bwira Muhammad, bwira abasilamu, kuko Yesu ntiyagutabara, ntumukorera, ntumuzi, ntago yagutabara. Numva ko wamugani kuba ntamuzi Yesu, kuba ntamukorera, nta nubwo yantabara. Bitamvuga toke, reka noneho mvuge Muhammad, kansome idu, ndavuga nere kansome idu, mvuge msenge mu cyarabu bya Allah subhanahu wa ta'ala, ndavuga ndatokeza Bibiliya mesitoni rajim, ndavuga ariko nkabona abadayimoni barenda kumfata ngo banige. Nkabona hari icyo biri gutanga kuba mvuga izina Yesu kuruta uko kuvuga Qur'ani cyangwa icyarabu. Noneho ndavuga nti reka nkomeze mvuge Yesu kuko ndabona ari we biri kugira icyo bitanga. Ndongera ndatokesha bagiye kumfata ngo banyice, ndatokesha mu izina rya Yesu, wa mudayimoni n'inzoka bigatumagera kagwa muri metero 5. Nibwo noneho wa mukobwa Yesu se karambwira ati Yesu nyago yagutabara kuko uri umunyabyaha. Umva, bwa mbere yavuze ngo ntiyanabara kuko namukorera, noneho arisubiye aravuga ngo nyagutabara kuko uri umunyabyaha. Ntekereje ibyaha mfite kuko numvaga nzanarimbuka kubera ibyaha nari mfite, numva kuko ntiyanabara. Ndavuga noke ubwo Yesu atantabara, aho kugira ngo mfate zino mbaraga zanyu ndemera mpfe. Nari mfite guharamagara, nari mfite umutima ukomeye wo kumva ko ngiye ntashobora gukorera Satani uko byagenda kose, kereka wenda ntabonye amahirwe yo gukorera Imana. Ari nayo mpamvu mbwira abantu badukurikiye, niba wumva ukunda Yesu ku kigero cyuko utakemera gupfa, utakemera kutamwihakana,
Bibiliya tubwira ngo uzanyihakanira imbere y'abana b'abantu, utazamamiriza imbere y'abana b'abantu, nanjye nzamwihakana ngeze imbere ya data. Niba urukunda Yesu ku kigero uhura n'inzara ukamwihakana, ubwo si urukundo uri kumubeshya. Niba ukunda Yesu ku kigero uhura nuko bagusohoye mu nzu cyangwa uhuye no kubura imyambaro ukamwihakana, ubwo si urukundo. Niba ukunda Yesu ku kigero bakuvuga ukumva Yesu uramwanze kubera ko bari kukuvuga, ubwo si urukundo ukunda Yesu. Niba ukunda Yesu ku kigero uhura n'ibyago ugapfusha ukumva Yesu uramwihakanye, ubwo ngo nagukunda Yesu. Kunda Imana ku kigero cy'uko wakemera gupfa ugatanga ubugingo bwawe ku bwa Kristo. Nyuma yaho nibwo naje kuvuga ngo nubwo utantabara, nubwo Yesu atantabara, nubwo rwose ntatabarwa n'Imana, ndemera gupfa mu nyice aho kugira ngo mfate zino mbaraga z'imyuka mibi. Nibwo rero bafashe umwanzuro baravuga ngo tugiye kukwica. Bakijya kunyica, ubwo ndacyari umusilamu, bakijya kunyica nemera gupfa rwose, nkava ku isi nkibagirana. Nibwo nahise mbona umuntu aje kuntabara, umugabo muremure ubyibushye, akimara kwagera mbona inzoka inateraririjwe icitse intege, mbona umudayimoni acitse intege, mbona ampereje akaboko ari nko muri metero 10 guca 15, amereza ukuboko atarimo aravuga. Mbona amaye ukuboko, mbona ko ari umuntu uje kuntabara. Bitanza nkamba kamba ngira ngo mbona ukuntu mugwamo mfate muri kwa kuboko. Mu gihe ndi kubikora ndasimbuka, nsimbuka mugwa mu gituza. Mbona wa mukobwa arasetse. None ndibaza uyu mukobwa akasetse, ese uyu muntu uje kuntabara ninde? Ese ntibaba banteze umutego bakaba bamfashe ko mbonye uyu mukobwa asetse? Ndavuga nereka ntokeshe mu izina rya Yesu, niba koko uyu mugabo ari kumwe n'abantu badayimoni, nintokesha aragenda. Nintokesha nkabona ntagiye, ndamenya ko aruje kuntabara uri mu muhanda rw'Imana. Mu gihe ntokesheje mbita mva muri iryo yereka muva muri izo nzozi. Nyuma yaho nibwo nibajije, mvuye muri izo nzozi nazaneye ubwoba, ngira ubwoba, mpinda umushyitsi, ndibaze nibiki ndose, nibiki bimbayeho, ese bigenze bite? Njya kuzisobanuza mbere na mbere nzisobanuza umumama wacuzanyaga na mama mu isoko ry'Inyamirambo, yari umuyisilamu. Kuko nago nimba nari umuyisilamu nago nari kujya gusobanuza mu barokore kandi nta nabo nziranye nabo. Ndagenda mu gihe musobanuje arambwira ngo izo nzozi nazi gusobanurira, ira nzoka yari giye kukurya muri kungufu kina, muri kungufu kina bagiraga ngo ugire gutinyuka nyine, ushira ubwoba, ujye uhangana n'inyamaswa kuko ari ndi sentere runaka wari ugiye kwakira. Icya kabiri barambwira ati wari ugiye gufata imbaraga zidasanzwe. Icya gatatu arambwira ati hari abandi bantu batatu muri karabu watozaga bari bagiye gufata imbaraga nk'izo wari ugiye gufata. Ahita anambwira n'amazina yabo, n'abo bantu nabibabwiye. Nyuma yaho baza kubona umuntu uza kuzibaha izo mbaraga zidasanzwe nabo, kubera ko nabanze kuzibangisha mbabwira ububi bwazo. Ubu bw'izo mbaraga zo muri kungufu, iyo uzifashe ni ubugingo bwawe bugurishije kwa Satani. Iyo uzifashe ubutandukanye ubuzira herezo n'Imana yawe, ntiwakorera Imana ufite izo mbaraga z'imyuka mibi ngo bikunde. Cyakoze wakina kungufu ukakina karate udafite izo mbaraga, Imana ikakwemera bigashoboka mu gihe ubikora nk'uko wakina siporo. Nyuma yaho nibwo asobanuye, ndanje nambwa nisobanura se uwo muntu waje kuntabara ni bwoko cyarambwira ngo uyu muntu ndamugusobanuriye ari banje kunsezeranya yuko utazasubira muri Islam, utazajya mu barokore. Ndangije ndamubwira ntago nabigusezeranya, nzareba igikwiye aba ari cyo nkora. Nyuma yaho numva sinyuzwe kuko batahari ibyo bampisha batansobanurira. Ngenda mfite amatsiko yo gusobanuza uriya muntu wantabaye. Ngenda mfite amatsiko yo gusobanuza n'impamvu navuze Yesu abadayimoni bakagenda. Ngenda noneho ku barokore nza gusobanuza umukobwa witwa Rahabu wari ku ishuri Pastorine, mwarimu kazi. Ndamusobanuza ndamubwira nti wansobanurira. Nabanje kureba umuhungu twigana amungezaho kuko ntari kumugeraho kuko tutaziranye. Amu mwanya aransobanurira, arambwira turiya mugabo gutabaye ni Yesu. Ndamumaze se kuki yantabaye kandi ntamuzi, ntamukorera, ntari umurokore, yanabakorera iki yanabaye. Arambwira ngo nubwo Yesu utamukunda, nubwo Yesu utamukorera, nubwo Yesu utamuzi kandi utanamwemera, ariko waragukunda, yakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, yameye gutanga ubugingo bwe, yemera kumena amaraso kugira ngo acungure ubugingo bwawe. Numva ndishimye umutima wanjye, numva uwo muntu ntasanzwe, numva umuntu afite urukundo ruhambaye. Ndangije ndavuga Mana se Yesu ni muntu ki ko numva afite urukundo ruhambaye. Ndangije ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye yuko nubwo utemera Yesu uri umusilamu ukaba umwita intumwa kandi atariyo, nubwo utamukunda akubwira ibintu ukabyanga, nubwo uri umunyabyaha, nubwo ukomeze kose, Yesu aragukunda. Niyo mpamvu yemeye gutanga ubugingo bwe, agapfa akamena amaraso ye, bakamukubita inkoni bitinga, amaraso akagenda yamena mu muhanda, akambara ubusa, akagenda akorwa n'isoni Yerusalemu hose, bamushinyagurira mu cyimbo cy'ikamba ry'inyenyeri, bamwambika
ikamba ry'amahwa akavirirana bakamutera icumu mu rubavu ariko akagumya kwihangana kuko kugira ngo arokore ubugingo bwawe. Yesu aragukunda kandi akwitayeho, n'uyu munsi araguhamagara aravuga ngo mwese abarushye, urarushye ufite inimba ndetse n'agahinda, mwese abarushye ngo nimuze ahari abaruhure. Uyu munsi ndakwingingira kugira ngo urukundo Yesu yagukunze n'urukerensa amaraso ye, ntukerensa urukundo rwe. Nyuma yaho arambwira ati Yesu yagutabaye aragukunda kandi arakwemera, niyo mpamvu yagupfiriye, niyo mpamvu yagutabaye, niyo mpamvu yabonye ukuntu wamuhamije ukanga kumwihakana ukamuvuga utamuzi, nawe ntiyaguteranaza kugutabara. Ndangije numva ndishimye ariko numva sinyuzwe, ndavuga ni rero nta kuntu nagenda ngo nkomeze nshaka kumenya Yesu, njya mu bakaturika, njya mu kwa padiri, numva bakajya bavuga ngo Yesu, bakavuga amateka y'ukuntu amanutse ngo mbona igiti, ngo Yesu aragenda amana igiti cy'umutini ngarakivuma uko kibuzeho imbuto ngo kita cyuma. Ngo kuva ubwo ntago rero yasubiye muri Islam? Ntago nari nakasubira muri Islam, nari nyiri gukora research ndi kumenya ngo uriya muntu wanabaye ninde kuri zanzozi. Yesu ni muntu ki? Kuki namuvuze ari ahantu nkabona hari itandukanye na Muhammad? Ese Yesu na Muhammad kubera iki bafite imbaraga zitandukanye? Kuki Yesu afite imbaraga nyinshi cyane kuruta Muhammad? Kuki se ntamwizera nkaba nakukiye Muhammad? Ni ihe mpamvu ndi gukora research nk'umuntu udukurikiye w'umunyabwenge. Ndagira ngo mubwire ngo niba utari gukora research ngo wigenzurire, ureke kugendera mu kigare cy'amadini, ureke kugendera mu bintu bakubeshya. Uyu munsi uri kugendera mu kigare ntago uramenya ukuri, cukumbura umenye ukuri, soma Bibiliya, soma Qur'an kugira ngo ugende uhishurirwa umenye ukuri. Nyuma yaho nibwo nagiye kwa padiri nkumva ntibari kumbwira Yesu neza, mu badive njyayo nkumva ntibari kumbwira Yesu neza, mu badeperi njyayo nkumva ntibari kumbwira Yesu neza, barambwira kwihana kandi sinshaka kwihana ahubwo ndashaka kumenya Yesu. Mu gihe noneho umuntu umwe arambwira, wa mukobwa arambwira ati genda mwe tujye gusenga mu cyumba cy'abanyamasengesho cyo muri ADPR. Tugiye gusenga, ntago nari nzi ukuntu Imana ivuga, sinari nzi ukuntu bavuga indimi, nibwo yagiye mu mwuka, yuzura umwuka wera, avuga indimi agendera hejuru, mbona imbaraga zasanzwe, atangira kundondora ibyambayeho kera, ibyo nanyuzemo byose. Arambwira ati narakumenye utari waba urusoro mu nda ya mama wawe, nkuremera iki niki, nkushiraho iki niki. Ambwira amasezerano, arambwira ngo agakiza warakabonye, utari wavuka n'ubundi nakugeneye agakiza, ikindi iwanyu ntago bazakwirukana. Arambwira ngo isi abakomeye bazakwanga, ababyeyi bazakwanga, inshuti zizakwanga. Irambwira ngo ariko njyeweho Uwiteka ntago nzigera nkwanga. Ndagira ngo ngumbwire umuntu udukurikiye, nubwo abisi bakwanga cyangwa abagufite umumaro bose bakakwanga, haranira yuko Imana igushima, haranira nuko Imana igukunda, kuko umuntu yagukunda ukicwa n'inzara kureba, umuntu yagukunda akagusora mu nzu ariko ntakwishurira inzu, umuntu yagukunda ukandagana ndetse ukabaho naba kureba ntagire icyo akumarira, ariko iyo wizera Yesu azakubera inshuti, azaguherekeza no mu rupfu, muzaba muri kumwe, aho utazaba uri kumwe na so cyangwa n'inshuti, Yesu muba muri kumwe. Nyuma yaho nibwo Yesu yahise ambwira ati agakiza kabonye kandi nzagwa n'ubugingo boraho, urwanye ntibazakurukana, ikindi uzaramuka wongeye gusubira mu Busilamu no uzahura n'ibyago bikomeye cyane, niko Imana yambwiye. Noneho ibyo byago nari guhura nabyo itima n'ikimenyetso inyereka ko Imana yari gutwara ikintu nkunda cyane mu buzima. Ikintu rero nakundaga mu buzima bwanjye, nakundaga umubyeyi mama wanjye. Mama niwe nari mfite, papa yarapfuye. Kuba nari we nakundaga rero, kubera ukuntu namukundaga numvaga ikintu cyose nasabwa kugira ngo umubyeyi wanjye amererwe neza nagombaga kuba nagikora. Imana rero yabonye icyo nkunda, ubundi rajya ngo buri umuntu udukurikiye nta muntu wananira Imana. Ibonye wanayinaniye yaguca n'akaguru kayikorera uri ikimuga, ibonye wanayinaniye yaguca yakugira n'impumyi ukayikorera utareba. Imana ifite ubushobozi bwo kwica umubiri, kica n'ubugingo, ifite ubushobozi bw'imbaraga zo kwinjira mu bitekerezo bw'umuntu ikaguhindura uko ishaka. Nta muntu ujya unanira Imana. Ngere ari inzira Imana yashimyemo kumamagarwamo, niyo ngiyo nibwo naje gukizwa. Imbaraga zansunitse zituma nkizwa ntashidikanye cyangwa unanira Imana, nuko yanegeye ku mubyeyi wanjye arambwira ngo no kudacishijwe ngo ube umurokore uzahura n'ibyago bikomeye cyane. Nyuma yaho naje gukizwa, ngera mu rugo baranyirukana. Kwirukana mu rugo? Baranyirukana mu rugo. Nageze mu rugo ndababwira ngo nageze mu rugo tugiye mu gisibo cya mwezi Ramadani. Noneho ndareba ndavuga ese nkomeze njijishe mvuge nigaragaze ko ndi umusilamu kandi ntari we. Ndavuga nti hoya, ngumya kubeshya nkajya nsare, ariko nkasare bitandiho. Noneho mu gihe cyo gusoma idua tumaze gusari, kwa kuno basoma idua mu cyarabo ngiye ngasenga mu kirokore, ngasenga mu izina rya Yesu, kuko nari namaze gukizwamo imbere mu muntu, n'imbere nyine mu mutima. Hari ukuntu iyo usenga nyine ugiye mu mwuka, hari igihe ushiduka wavuze cyane. Nkavuga ni se, nkavuga cyane, namara gusenga atanjya kureba hanze ko nta muntu nyumvisha. Mamagaye umuntu umwe arambwira ati nuramuka uhishe Yesu, Yesu nta muntu ujya umuhisha. Iyo umuhisha aragutamaza,
kuko nta kongeza itabaza narangiza ngo aritwikirize intonga ngo ahubwo araritwikurura. Iyo Yesu ahantu Yesu ari ntago ajya yihishira, aragaragara kuko umucyo niho wawuhisha. Mu mwijima uragaragara, ahantu hose umucyo uragaragara. Niyo mpamvu mbwira umuntu dukurikiye w'umusilamu, uyu munsi wamenye ukuri, umenya ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ariko wanze kuva muri Islamu, nta muntu ujya uhisha Yesu ahantu ararigaragaza. Ugomba kumuhamiriza kuko nawe azaguhamiriza imbere ya Data. Uyu munsi wamenye ukuri, uri muri Katolika cyangwa uri mu yandi matore, mu yandi madini, ariko wanze kuyavamo ngo kubera yuko ngo bakugaburira, kubera yuko ngo baguha akazi, kubera yuko ngo uri umushehe runaka, ngo wahita uva ku bushehe ntuhembwe kandi nta kandi kazi ufite. Ntago akazi wakagereranya n'Imana, ntago wakagereranya na Kristo. Nyuma yaho nibwo naje gufata umwanzuro, ndabahamiriza ndababwira ni ngiye nakijijwe ndi umurokore. Barikanga barambwira ati se byatangiye gute? Ndababwira, nyimana kubabwira bagira ngo wenda hari nuko ntahamije, baravuga toke tuguhamirize, reka tuguhuzanira abashehe bakomeye mu rwego rw'igihugu bagufashe. Bazanye abashehe bakomeye mu rwego rw'igihugu, bazanye wari umupadiri wize, umushehe wahoze ari umupadiri. Bazanye umushehe wahoze ari umupadiri. Nyuma urabizi ko n'abapadiri baba barize amashuri menshi cyane, nyuma aza kuba umushehe. Uwo mushehe baramuzanye, bazana undi muntu wari umupasitori azi Bibiliya, yarize za teoloji, nyuma aza kuba umushehe, yarazi Bibiliya zina Qur'an. Urumva abantu nangiye guhura nabo, bazana abandi batandukanye, n'undi muntu wari umwarabu, abandi bantu bajya batandukanye bagera muri 5 baje kuburana nanjye ndumwe. Hari ibintu biti imihazara cyangwa se ibiterane by'abasilamu. Ibyo biterane cyangwa se imihazara bafata babigishamo ibintu bibiri, babigisha Qur'ani bakigisha na Bibiliya, bigisha abakristo bagoreka Bibiliya, bakavuga Yesu ko atari, bakavuga amagambo ya Bibiliya babivuga uko Yesu atabishaka cyangwa se uko umwuka wera atabishaka, kubera yuko ntiwasobanura Bibiliya udafite umwuka wera. Iyo rero babisobanura nabi, bigatuma abakristo bamwe bayoboka Islamu bakajya kwiyakana Yesu batura shahada. Ibyo bintu rero ni nawo muhamagaro wanjye ufite. Imana yarambwiye ngo ngugabije bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda kandi atari bo, babandi bishushanya bakigira abarokore atari bo, babandi biyita abapasitoro bigira nkaho bakorera Imana kandi atari bari gukora, bafite izindi imbaraga bakoresha. Babandi bita abapotere ngo bahawe ubutumwa bw'Imana kandi atari Imana yabatumye, ahubwo ari Satani wabatumye, biyambitse ishusho yo kwera kandi mu mitima yabo ari amasega. Ariko niko Yesu yabavuze, biyambitse bameze nk'imva zisize ingwa, nyamara mu bituro ari umunuko. Abo ngabo niwo muhamagaro wanjye. Imana nicyo kintu yamagurukije kugira ngo nze kubwiriza ubutumwa abantu bameze nk'abo. Irambwira ngo kandi nzabahata kugira ngo baze bikubite imbere yawe, bamenye ko nagukunze, bamenye ko naguhamagaye. Noneho nyuma nibwo naburanye n'abasilamu, bafata Bibiliya, bafata Qur'an. Mbibutse yuko nari ntaramenya n'umurongo n'umwe muri Bibiliya. Barangije barambwira, Shafi rero tuje kuganira nawe, ubundi kubera iki wavuye mu Islamu. Ndabasobanurira, barambwira ati rero Shafi urinjije n'abarokore mwene wanyu. Kubera iki? Waruzi ko abantu bose batubanjiriza na Yesu arimo na Abrahamu na Mose bose babaye abasilamu? Ndavuga ni gute se? Arambwira ati rero ntago mubizi, niyo mpamvu mugira Bibiliya ariko ntimuzi n'ibirimo, ntibunabisobanukiwe. Icara hamwe tugusobanurire. Barambwira ati reka duhere kuri Abrahamu. Abrahamu ajya gutamba, Imana yamubwira ngo ajya kumutambira umwana we. Agezeyo ku musozi wa Moriya, nyuma yaho Imana iramubwira ati wikicira umwana, akira igitambo, imuhereza umwana w'intama. Barangije barambaza ni bande bajya batamba igitambo kuri Raidi Kubu? Ati n'abasilamu. Turumva ko na Abrahamu yari umusilamu, ni sawa. Arangije barakomeza, Imana Mose ngabona igihuru cyaka umuriro gikongoka, ngo noneho ngatambikishwa no kujya kureba igituma igihuru kiri gukongoka, ngo yumva ijwi rimubwira ngo Mose ngo kwetura inkweto kuko wahagaze ari ahera. Ni bande bakuramo inkweto bagiye mu rusengero cyangwa se mu musigiti? Ahita ambwira ati bitamvuga ni abasilamu. Taha, urumva rero ko na Mose yari umusilamu. Barambwira ati nuko Yesu ajya koza intumwa ibirenge. Ageze kuri Petero aramubwira ngo databuja, ntago nagukwiriye kunyoza ibirenge, ahubwo ni ngiye ukwiriye kukoza. Yesu aramubwira ati nakogeje, nta kindi kintu twaba duhuriyeho, ikiruta nuko nakoza. Petero aramubwira ati no winyoza ibirenge, ahubwo nyoza umubiri wose. Abanje barambwira ati ni bande bajya bakaraba ibirenge no mu maso no mu ntoki bagiye gusenga mbere yo gusenga? Ndavuga ngo n'abasilamu. Hari ibintu abasilamu bakora byo gutawaza mu ntoki, mu kanwa, mu mazuru, mu mutwe, ku maguru, nyine hose bakagira ibyo bintu. Rero barambwira ati n'abasilamu babikora. Noneho ndangije numva ndatsinzwe. Ndavuga ese wa mugani, niba Yesu yari umusilamu, Abrahamu yari umusilamu, Mose yari umusilamu,
kubera iki ndi kubavamo wabagumamo bitanibuka ijwi rimbwira ngo uribuka ko Imana yakubwiye ngo nuramuka ubusubiyemo uzahura n'ibyago ngira ubwoba ndavuga okay ndababwira rero mpita mbasubiza igisubizo kimwe ndababwira ni mwebwe muri abantu batanu kandi mwarize biramigana toroshye mwanyemera nkamagara umupasiteri nanjye uza kumfasha tukaburana barambwira ati genda umuhamagare nayo mfite nimero z'umupasiteri umwe bitaga Zura nayo mfite nimero za Zura yahoze ari umusilamu nyuma za kuba umurokore urumva ko yarazi Korani azi na Bibiliya ndavuga ndahamagaruye mfite na nimero z'undi muntu bamaye barambwira ngo barimo barakuburanya cyane mukeneye uzatabaza no muvuga butumwa azagufasha mpamagara Zura nyimara kumuhamagara numva barambwiye ngari Burundi mbita mvugana ubusenda bigenza gute mpamagara noneho undi mupastor undi muvuga butumwa muhamagara arambwira ngo nta transport mfite kandi nta n'amafaranga nayo mfite nari umunyeshuri abantu bose mpamagaye biranga bitambwira Imana semana mamagaye Zura ngari mu Burundi mamagaye muvuga butumwa wundi biranze ubusenda bigenza gute nibwo nahise mvuga nti okay reka nje gusenga Imana zamuka mu gashyamba kari hejuru kuri Seziki Nyamirambo ndapfukama ahantu hari imibu myinshi njya ndapfukama ndarira mbwira Imana ariko Mana umutima wanjye urashaka kugukurikira ariko ndumva nsinzwe barimo barambwiriza ijambo Bibiliya bakambwiriza Korani nkumva ndatsinzwe nkumva mbuze icyo kuvuga nkora iki ko abapasiteri nabamagaye bikanga bitanyibwira Imana ati ndifuza ko mpinduka mikoro yawe ndifuza ko wivugira ukavugana nabo ukama ijambo ryo kubabwira n'iryo kubasubiza ni naho hana Imana isimera Imana yivuga butumwa Imana yarambwiye ngo nzaguzamura ngugeze ku rwego uvuga ijambo ry'Imana ku buryo umuntu uzabwirije ijambo ry'Imana akanga kwihana uwo muntu nzamurimbura niko Imana yambwiye nubwiriza umuntu ibyanditswe ukamusobanura Yesu neza akanga kwihana akanga kumva uwo muntu nzamurimbura saba Imana imbabazi ati ndayinginga wambabariye ntuzamurimbira Imana irambwira ni nzamurimbura kubera yuko azaba yanze kumva ntaga azaba ari umwana w'iki w'ubugingo nyuma yaho nibwo nasenze Imana itima impano nyine itima ijambo ishiramo ijambo muri ngewe njya kuburana nawe nyimara kugerayo ndababwira ngo abapasiteri kubazana byanze nyuma yaho nibwo bitambabwirane rero nje kuburana nje n'Imana yanjye tugiye kubatsinda nibwo natangiye kuburana niyo mpamvu nje nago ninya kuburana n'abasilamu kuvuga ngo bazi Bibiliya nanjye gose azi Bibiliya kurusha umwuka wera icyambere ngiye mba mfite umwuka wera usobanura Bibiliya bo nta mwuka wera bafite nitangira kuburana nabo njewe nago nshobora no kwishaka kuburana n'umusilamu neza kugira ngo mutsinde ukoresha Korani njewe nakoresha Korani nkabaha imirongo muri Korani igenda ibatsinda mbereka ukuntu Yesu ari umwana w'Imana mbereka ukuntu Yesu yabyawe n'Imana mbereka ukuntu Yesu mbereka ibintu bitandukanye bigaragaza yuko ubumana bwa Yesu n'imbaraga za Yesu byose Korani irabivuga nuko badafite amaso yo kuba babireba nyuma yaho ntangira kubatsindisha ijambo mfite ijambo Imana yankizemo ntangira ku jambo rya Aburahamu rivuga ukuntu Aburahamu yagiye gutamba Isaka ndabwira ati kugira ngo Imana igerageza Aburahamu ajye gutamba Isaka ikamuha umwana w'intama bifite icyo bisobanuye gutanga umwana we Isaka byashushanyaga yuko Imana agira ngo igerageze Aburahamu irebe ko ayikunda kugira ngo hazura umwana w'intama nukugira byashushanyaga yuko mu isezerano rya kera hatambwaga umwana w'intama mu rwego kugira ngo bibe ishusho cyangwa se ikimenyetso ni ibintu byashushanyaga ibizaza hanyuma yuko Imana izatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kuba igitambo atambwe nk'uko iranama yatambwe na Aburahamu bishushanya kuza kwa Kristo ndabibasobanurira ngeze kuri Mose ahana Imana yabwiye Mose ngo kwetura inkweto kuko uhagaze arahera hari ikintu byari bisobanuye gukwetura inkweto umwuka wera kuna bivuga inkweto zivuga ubutumwa bwiza gukwetura inkweto n'ukwihana n'uguca bugufi ukihana ibyaha ufite ndababwira impamvu Imana yabwiye anuza Mose kugira ngo akweture inkweto nuko Mose ahantu yari ageze hareraga kuko Imana yari ihari byasabaga yuko agomba gukwetura inkweto yaragiye kuvugana n'Imana yera nyuma yaho rero tuza kuri rya jambo rya Petero bavuze ngo Yesu yoza ibirenge Petero n'umwana n'abigishwa ndababwira ne koza ibirenge bifite icyo bisobanura koza ibirenge biratubwira ngo niba wizeye Kristo ntago abakikeneye kubagirwa ukundi ahubwo kereka bundi kugenda yezwa
koza ibirenge ni ukugenda twivanaho bya byaha by'inyongobizabugingo bigenda bituriho bigenda bitandukanye. By'inyongobizabugingo wacumuye, wabeshye, watukanye, niko kugenda twozwa ibirenge. Cyari ikimenyetso cy'uko Yesu yeyekaga abigishwa cyangwa se intumwa kugira ngo nabo bazoze ibirenge, bazakorera abo bayobora, bazoze ibirenge bagize, bazagende bezwa mu buryo runaka, kuko utejejwe atagomba kubona Imana. Menyesha abantu bagiye batandukanye yuko kugira abantu bavuga ngo Yesu ngo yaradupfire ngo ibyaha byose aho bitabanyabuntu ngo ntabwo tuzajya gukora ibyaha ukundi ngo byararangiye. Bibiri tubwira ngo kiratubwira ngo nkuko Imana yera, niyo mpamvu n'abayikorera tukwiriye kwera, duhamagarirwa kwezwa ku gato no ku kanini, tukagenda turushaho kugenda tweza ibyaha runaka tugenda dukora, kuko uturimo aduhata kwera. Umuntu aturi mu bibi w'icyariye, umwana uturimo Yohana yaravuze ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Umugore yatwite hari ibintu ararikira, hari ibintu ararikira. Uwo muzi niba yakundaga ibirayi yavuga ati nshaka umuceri, niba yakundaga icyayi yavuga ati nshaka amata. Umwuka wari umufite rero hari ibintu agutegeka gushaka, hari ibintu agutegeka gukora. Ibyo bintu byose rero nibyo bigenda bigaragaza itandukaniro ry'umuntu ufite Kristo n'itandukaniro ry'umuntu utamufite. Yesu ashimwe cyane. Nyuma yaho ngenda mbasobanurira ukuntu iryo jambo rigenda risobanura. Bajya bashaka kunsirisha bavuga ko Yesu yari umusilamu n'abandi bari abasilamu. Ati umuhungu wanyu aratunaniye. Bamaze kuvuga ko atunaniye, mbita mbabwira ntoke bahita bakoresha inama mu rugo, baravuga ati ubwo twakubwirije ukanga, tukagahana ukanga, bikaba byanze, tuguhinduye igicibwa, turakwirukanye. Mama wanjye aravuga ati ntago nyiri umubyeyi wawe, nimfa ntuzaze kumamba, nawe nimfa sinzaza kuguhamba. Guhera uyu munsi ducana uwaka nyine, ndakarabye ngukarabimbeye, ntago ukiri umwana wanjye. Mbibutse yuko mu basilamu iyo ufite umwana akava mu idini ya Islamu ubutegetswe kumwica. Iyo utamwishe ubutegetswe kumwirukana akavuga ntimubane, kuko Qur'an ivuga yuko niwanga umuntu kubera Imana, kubera Qur'an, Imana izaguha ubugingo, Imana izaguha ijuru. Noneho nibwo nahise nangwa rero, nangwa muri ubwo buryo, nangwa batanyanze, ahubwo nangwa hakurikijwe amategeko ya Qur'an. Mu bihugu by'Abarabu niyo uvuye muri Islamu bahita baguca umutwe, bakawuca rwose, ni itegeko. Mu mategeko ya Sharia niko biba bimeze. Noneho ariko kuko mu Rwanda dufite amahoro, haramutse agize uguca umutwe leta yamugira nabi kandi na polisi yamushyira imageragere. Niyo mpamvu rero hakurikizwa amategeko yo kwanga ukirukana umwana wawe. Nguko kuko nakiriye Kristo noneho mpamagarwa gutyo. Bamaze kubinyirukana nibwo nashatse ahantu njyandi bazanjye kwa pasiteri. Pasiteri se yanyakira aho nabereyeho, ntago ndabona umuntu uba mu rusengero. Ndavuga ni ntago yanyakira. Umutima urambwira, Satani akajya ambwira niba nyoka kwanze se urabona ninde kwanga, urabona ninde uri bugukunde, ninde uri bugukunde. Ngese ku nshuti yanjye se yanyemera, mama yanyanze. Ngese kwa mwene wacu banyemera se. Ndangize mbwira Yesu ati Yesu we wanshutse, wambwiye ko batanyuka none baranyirukanye, none ibi ni ibiki bimbayeho. Mbwira abantu badukurikiye, hari igihe Imana ikubwira ikintu runaka, urugero kubwo ni bakakwirukana cyangwa ngo ndakugaburiye ukagenda inzara ikakurya. Nta Imana ivuze ngo iguhaye ikintu niyo utakibonye ako kanya, n'ubundi si bivuze ko bitazakibuhereza. Hari igihe ikuramo ikikwica, ni nkuko wafata ivu bigakuramo urubori. Kukunyirukana biba byaranyishe, ariko kuko Imana yakuyemo uruboyi nta kintu byahungabanyije ku gakiza kanjye. Nibwo nahise njya kwa murumuna mu makubayo bita Suzana cyangwa se Mama Mugisha niko tukunda kumwita. Njyayo yari umurokore we, ntabwo yari umusilamu, kandi Imana imuha umugisha kuko yanyakiriye n'umugabo we. Nyuma mbaye igihe kinini gitandukanye, mfite agahinda kenshi kuko iwacu banyanze. Ijambo Imana yambwiye ngo inshuti zakwanga, imiryango izakwanga, abakomeye bazakwanga, ritangira gusohora, imiryango itangira kunyanga. Nkajya nsenga Imana, ndira mboroga, mbyuka saa 9 z'ijoro nkasenga, nkageza mu gitondo ndi kuririra Imana, mbwira Imana ati Mana ko nzagukorera, ko niwahirije ibyo wambwiye, ko ntasubiye mu basilamu ntazanabasubiramo, kubera iki iwacu banyirukanye, wambabariye bakankunda, ndagukunda nzanagukorera, ariko ndashaka yuko mama wanjye yongera kunkunda. Imana ikambwira ati bazakugarukira, ntago ari wowe uzabagarukira. Imana rero yaje kubikora neza. Nyuma yaho baza kungarukira nk'uko Imana yabivuze. Rya jambo bivuguruje ko ntakiri umwana wabo, barongera barangarukira, barankunda, bamfata nk'umwana mu rugo. Nyuma nza gufatwa neza, nguko uko nakiriye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Hari abantu se baba barakijwe mu muryango wawe kubera wowe, cyangwa bose baracyari abayisilamu? Ni abantu bari bakizwa mu muryango wanjye, ariko Imana yambwiye ko abantu bo mu muryango wanjye bose bazakizwa, kuko uburyo Imana izankoresha mu murimo wayo
ni uburyo bugaragara kandi bufatika bufite n'ibimenyetso. Imana izanshyira ku rwego umuntu azajya ndeba nubwo ntavuga akabona imbaraga z'Imana. Imana izanshyira ku rwego ku buryo umuntu azajya areba imirimo Imana yagiye inkorera bitume yizera ntari navuga ngo mvuge ijambo ry'Imana. Mbere yuko njya kubwiriza n'abandi n'ubundi nkajya kuvuga ubutumwa n'ahandi, mama azakizwa, barumuna wanjye bazakizwa, umuryango wanjye wose uzakizwa niko Imana yambwiye, kandi bazaba abakozi b'Imana bakomeye, kandi biri mu nzira, ntago biri kure, n'ibimenyetso ngenda mbibona. Ubu ntago navuga ibintu byose ngo menye ibanga, ntago namenya ibanga, ni ukuvuga ibintu bike, ntago ibintu byose nahita mbishyira hanze. Ubwo rero bazakizwa, kandi bose bazakizwa niko Imana yavuze. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi mu gihe cyayo irakora kandi nzi ko izabisohoza. Ubwo rero urakijijwe, ubaye umurokore, kandi bari batubwiye ko muri kungufu bigeze gushaka uguhe imbaraga wanga kuzifata. Kungufu se waje kuyireka cyangwa wakomeje kuyikina n'ubu ngubu uracyayikina? Kungufu ntago naje gukomeza kuyikina, kuko Imana yarambwiye ngo nuramuka utavuye muri kungufu nzakwica. Mvamo gutyo, kuko abantu bashaka kuba imbaraga z'imyuka mibi nago nari kubasubiramo n'ubundi bari kongera kunyica. Satani rero nago yakomeje kunyurwa, yakomeje kugenda anshakisha mu bubi no bwiza, abonye ko mucitse Yesu anabaye, yongeye kuntega akoresheje umukozi w'Imana, umuntu wita umukozi w'Imana wahanuraga imitingiti kazi inkuta zikanyeganya, yari afite ijambo avugiriza mu buryo bukomeye, afite misiyo kuri njyewe yo kugira ngo imbaraga akoresha zo muri Illuminati. Uwo mugabo ashaka kumpa izo mbaraga, nibwo Imana yaje kumunyishurira, mbona yuko ari umutinganyi. Kuvuga ngo nawe bashaka gushyira muri Illuminati? Bashakaga kunshyira muri Illuminati baciye mu nzira zitandukanye. Inzira ya mbere yari yo muri kungufu, ibirapfa. Inzira ya kabiri yakoresheje abantu bakijijwe, kuko ubundi Satani agutera ku kigero uriho, ntago ashobora kuza ku rwego utariho. Niba uri umukiraza mu rwego rw'abakire akoresha abakire, niba usengaza mu bantu bigize abantu basenga bakoresha imbaraga bagaragara ko bera. Noneho nibwo yakoresheje umuntu wita umukozi w'Imana ufite imbaraga akora ibitangaza, kugira ngo ame imbaraga yarafite isezerano ry'uko agiye gupfa. Satani cyangwa se Illuminati iramubwira ati tugoshaka umuntu usigira ubwo butware, usigira izo mbaraga ubone gupfa, kuko ntago dushaka upfana izo mbaraga. Nyuma yaho nibwo Imana yaje kumishira ko umuntu ari umutinganya akoresha umwuka wo muri Illuminati. Imana iza kundokora gutyo, yarambwiye ngo nuramuka utankuyeho umuvumo uzankuraho umugisha. Kumukuraho umuvumo kwari uko nari kwemera imbaraga ze zigate zimirwa na wa mwuka wera wanjye akagenda nkahinduka ikivumo imbere y'Imana. None kumukuraho umugisha kwari kwanga izo mbaraga. Nyuma rero nza kumukuraho umugisha, nshwana nawe, ntandukana nawe. Nyuma yaho Satani ntiyarekeraho, aza kongera anyuze muri telefone, aza kunyandikira kuri Instagram. Naga ari uwo muntu Imana Satani yakoresheje, Illuminati yakoresheje undi muntu w'umuzungu. Ngira ngo mfite amafoto ye, mfite na nimero ze, yanyandikiye kuri Instagram, ntari muzi, nta nari mure nawe. Nari ndi mu gihe nifuza amafaranga bya hatari, nifuza amafaranga kandi menshi cyane, kuko mfite channel ya YouTube yitwa Ukuri TV Online. Nifuzaga rero kuba nagura ibyuma bya studio. None ndavuga ni Imana wamaye amafaranga ngashinga studio yanjye. Nibwo rero Illuminati yasanze muri ako gahenye ni amafaranga, nibwo yasinyandikira message irambwira ati ukume ikigero urimo cyose turaguha amafaranga, turagushyira ku rwego, tukugira umusitari. Niba uri umucuruzi turakugira umucuruzi ukomeye, niba uri umuvuga butumwa turakugira umuvuga w'ikirangire, tuguha imbaraga, tuguha ibintu byose udukorere. Bahita bambwira ati ubitekerezeho, bahita bampa nimero za telefone, barambwira ngo ubitekerezeho, numara gufata umwanzuro utwandikire kuri WhatsApp kuri ino nimero. Yari umugabo w'umunyamerika w'umuzungu. None nimara kubitekereza nafashe umwanzuro ngo mbita mbabwira, bahita bambwira condition ngomba kubahiriza kugira ngo mbashe kwakira, mbashe kuba umunyamuryango, umwagenti wa Illuminati. None se uriya uwo wa mbere we wavuze wari n'umutinganyi, yari yarabikubwiye ko ari muri Illuminati nawe? Wa mbere wo muri Illuminati wari umutinganye, we ntago yarabimbwiye. Ahubwo nkuko mubizi Bibiliya iratubwira ngo ikimubuza guhishurwa urya mugome ngo nuko umwuka wera agihari. Illuminati iri gukora mu buryo bw'amayoberane, abantu ntibabizi. Uzabona ikorera mu bahanzi, uzabona abahanzi baririmba indirimbo zirimo inyigisho yuko hari indirimbo njya numvisha ya Marina avuga ngo kwa makuza, kubwira abantu ngo bajye kwiyahura kwa makuza, ukigisha
ukigisha abantu ubusambanyi, ukigisha ibintu bitandukanye, ibintu byaje ngo by'uburenganzira bwa muntu bitakutwemera guhana abana mu gihe bakosheje, ibintu byaje byo kwambara uko ushatse ngo kuko ngo n'uburenganzira, ibintu byaje by'ubutinganyi ngo niba wumva umubiri ugutegeka gusambana n'uburenganzira bwawe, bahakana ko Imana itariho. Ubwo ni uburyo bw'amayoberane Antikristo agenda akoramo. Ari n'ubundi buryo bwo kugira ngo aze avuga Yesu yigira nkaho avuga Imana nyamara atariyo, ariko ikimenyetso kigaragaza umuntu kari umweliminati, icyambere ni ukubura umutinganyi. Ariko aho bitandukaniye ntago abatinganyi bose ari abeliminati, ariko umuntu wese uri muri eliminati ni itegeko ko agomba kuba umutinganyi bitewe n'imbaraga uwo muntu yari afite zari nyinshi cyane. Ikimenyetso cyambere yari umutinganyi kandi ari umukozi w'Imana, kandi bitewe n'ibintu Imana yamukoreshaga yakoreraga, ntago abantu bashobora kuba kwemera yuko ari umutinganyi kereka wabyiboneye cyangwa hari ibindi bimenyetso ufite. Hari imigendere, hari ibintu biranga abatinganyi, hari imvugo zabo, ukumva arakubwira ngo aragukunda kenshi gashoboka ari umuhungu mugenzi wawe cyangwa ari umukobwa mugenzi wawe, ukumva arakwikoreshwa nk'uko umukobwa yakora ku mukobwa mugenzi cyangwa umuhungu akora ku muhungu mugenzi we, ukumva arakureba icyoroshye ubona yagukunze yagize irari kandi ari umuhungu mugenzi cyangwa umukobwa mugenzi wawe. Ibyo byose ni ibintu byenda biranga abatinganyi. Icyamenyesheje ko ari umwuka w'eliminati afite ni ukubera ubwo butinganyi yakoraga. Ntiyasambanaga mu n'abandi bagore cyangwa se akora ibindi byaha runaka uretse ubutinganyi yakoraga. Nicyo kintu bari baramutegetse cy'ubutinganyi ngakore. Satani rero naho hantu yahereye, imyuka mibi guhera kera yahoze kera inshaka kandi n'ubu ngubu iracyanshaka, ariko ntago izambona. Hari urugero Imana yampaye irambwira ngo kuko yabonye nawe ndashaka amafaranga cyane, hari igihe nzagushwa n'ayo mafaranga, yarambwiye ngo umuntu aguhaye bombo iyi ngiyi barya akayiguhereza mu ntoki cyangwa akayiguhereza akayigushyira mu kanwa cyangwa akayiguhereza ukayimiriraho. Imana irambwira ngo muri ibyo byose we nguhaye bombo wayifata hehe? Ndaye ndavuga noke bombo nyibonye nayishyira mu kanwa nkayinyunya nkajya nyimira uburyohe. Imana irangije irambwira ati uribeshye cyane, uramutse ufashe bombo ukayifata mu maboko, umwanzi ashobora kuzakubitaho ikibando yabomba igatakara. Uramutse unayishyize mu kanwa, umwanzi ashobora kuza akakubita nk'urushyi cyangwa ingumi mu kanwa kwitama yabomba ukayicira mu gihe uri kuyinyunya. Uramutse noneho uyimiriye aho ngaho utayinyunye, ntago umwanzi yabona ukuntu ayigukuramo kubera ko yabombo iragenda ikivanga n'amaraso ikayongera mu nda. Imana itembwira ngo iyo bombo ni Kristo. Hari abantu bakizwa Kristo bakamufata mu ntoki, ibyago n'amakuba n'ibigeragezo n'amafaranga byaza bakamurekura. Hari n'abandi bakizwa Kristo bakajya bumva uburyohe bwe bakumva ibyiza bye, ariko hazi bibi bakanga kubifata. Yobu yaravuze ngo niba Uwiteka amaye icyiza nkwiriye kucyemera, ariko yama ikibi ikivuye mu kuboko kwe nkanga kugifata. Noneho Imana irambwira ngo ndashaka ko wowe Yesu umufata ukamumira akinjira mu maraso yawe akivanga n'amaraso, ukaba wowe na Kristo mukaba umwe, ntihabe hariho shafi, ntihabe hariho Kristo, ahubwo ari Kristo uri muri wowe. Ari nacyo kintu Imana idushaka ko dupfana nawe tukazukana nawe. Shafi wa kera gapfa, umubiri wa kera gapfa, hakaba hariho Kristo uri muri njyewe, atari njyewe ugaragara, ahubwo ari Kristo uri muri njyewe. Ubu Kristo yivanze muri njyewe, yivanze n'amaraso, niyo mpamvu kwihakana Yesu bidashoboka ndetse n'ibyanashoboka. Shafi, reka tugushimire ku buhamya bukomeye duhaye, ngira ngo byose bufite benshi buzubaka cyangwa se buzanarokora. Ahubwo wenda hari mu byo twavuze, wenda hari waba atasobanukiwe, ngira ngo wenda yifuza kugusobanuza yakubona gute? Murakoze. Nimero yanjye wambonaho ni 0782 51 85 52. Iyo ni nimero yanjye. Ufite ikibazo ku buhamya natanze nagusobanurira, kuko hari abantu benshi bamamagara. Ufite n'icyifuzo cy'uko nagusengera, nabwo nagusengera, kuko njye nago nca amafaranga n'ubukora n'umurimo w'Imana nkora, kandi ikintu kidushimisha nuko mwihana mugahindukira umwami wacu ari we Kristo. Mwakoze kandi kumpa ikaze Isezerano TV, ndabashimiye. Reka tugushimire nawe kubw'umwanya duhaye, kandi dushimire n'abari badukurikiye bose. Reka dusoze ikiganiro cyacu n'isengesho. Mana, turi imbere y'amaso yawe, ndagushimiye ko uri Imana ikomeye kandi itangaje. Niyo mpamvu nsenze mu izina rya Kristo Yesu, ubu buhamya tumaze gutanga reka buherekeshwe n'imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zihindura, imbaraga zibohora, bugende mu mitima y'abantu, bubahindure
bubakomeze, bubahumurize, bubabere impambi izabageza mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze kunyumvishe kandi kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amina.